banywanyi umuryango mugari wa YouTube channel Paruwasi Vincent Paul Gikondo, bakristo bavandimwe twabanye mwese, nkuko twatangiye igitambo cya misa muri gitondo. Nyuma y'igitambo cya misa rero cyo kwakira abasaserdoti baje gukora ubutumwa muri Paruwasi ya Gikondo no gusezera ku basaserdoti bakorera ubutumwa hano muri Paruwasi ya Gikondo mu nshingano zitandukanye. Imihango yo kubakira no kubasezera yakomereje muri salle polyvalente ya Paruwasi ya Gikondo, aho abapadiri basoje ubutumwa n'abapadiri binjiye mu butumwa bahuye n'abagize inama y'Ikinurabushyo ya Paruwasi ya Gikondo kugira ngo bungurane ibitekerezo kandi bishimire ubutumwa bakoze muri Paruwasi no kwifuriza ikaze abasaserdoti baje kwinjira mu butumwa hano i Paruwasi ya Gikondo. Ni imihango yabayemo ubusabane, kwishimira ubutumwa bahawe no kwifuriza ikaze. Fasha akanya rero mbashimire cyane kandi nishimire kubana namwe. Nakomeje kumubaza buri muntu wese mushya nabonaga, ariko rwose ndakeka nta mushya turimo, twese turaziranye uretse amazina nyine tuzakomeza gufata mu mutwe, ariko abenshi turaziranye. Nacyo kintu cyanshimishije cyane buryo ubukristo bwiza n'ubuhoraho bukaramba. Padiri mukuru rero tumaze kubakira nka padiri mukuru guhera ejo. Ni ibirori bidasanzwe ni Gikondo. Uyu munsi ku buryo bwihariye haba igitambo cya misa cyo kubakira nka padiri mukuru wa Paruwasi ya Gikondo. Ni iki mwabwira abakristo ba Gikondo ndetse n'aba Paruwasi ya Ruhango mwaturutsemo uburyo mwumva mumeze muri iyi minsi? Nibyo koko kuva ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo twamenyeshejwe ku mugaragaro ko tuzakomereza ubutumwa bwacu hano muri Paruwasi ya Gikondo nka padiri mukuru, tuvuye muri Paruwasi ya Ruhango. Babizi neza ko ubutumwa bwose ni bumwe, ariko abo tubukorera burya ntabwo ari bamwe, baratandukanye. Batubwira ko tuje muri Paruwasi ya Gikondo, ibyishimo n'ubwoba byarivanzeho gatoya, ariko icyo nabwira abakristo ba Gikondo, ni abakristo beza, ni abakristo dukunda, ni abakristo rero kuza muri Paruwasi ya Gikondo ni ibyishimo, ni ibyishimo bikomeye cyane. Ni ishuri imaze kugaragara ko Gikondo rwose irarera kandi ikarera abasaserdoti mu buryo butandukanye. Niba kuza muri Paruwasi ni ibyishimo. Nicyo nabwira abakristo, ndabakunze, ndabishimiye, kandi nyijemo ntarasaza, ndacyafite utubaraga, nzadukoresha uko bazantegeka, bapfa kuba gusa banjyana heza. Ni ukuri tuzakorana neza kandi. Ku munsi w'ejo ubwo abakristo ba Paruwasi ya Ruhango mwari mukuriye babaherekeza mu mvugo y'ikinyarwanda, umuco nyarwanda, babahekera Paruwasi ya Gikondo aho mugiye gukomeza ubutumwa, mwabonye ukuntu imbaga yaje ari nyinshi. Kiriya kimenyetso kuri mwebwe kivuze iki? Ibigaragara byo nuko twari tubanye neza, twari tumaranye imyaka 2 n'amezi 2. Kwezi kwa 3 twari kutaragera, twari tumeranye neza rero. Impamvu mvuga ko twari tumeranye neza
nuko twari dufite byinshi twifuza kugeraho kandi nabo bari bafite inyota yo kubigeraho. Urumva rero kurekurana gutya ntabwo byoroshye. Icyo kimenyetso rero cy'ejo cyagaragaje ko turakurekuye, turagukunda, tugiye kureba aho ugiye, niba koko imishinga yari isigaye hano uzayikomereza hariya nabyo tubirebe. Ndakeka niyo mpamvu baje ari benshi kandi bakagaragaza icyo kimenyetso cy'urukundo kuko twabanye neza pe. Bantoje gusenga, bantoza gukora, kuko nagiyeyo aribwo bwa mbere ngiye kuba padiri mukuru. Njyayo mu bihe bitoroshye rwose, turubaka, twiga gusenga, twiga gusura abakristo, twiga no gusabana n'Imana. Kari akamenyetso gatoya ariko katazibagirana mu mubano wacu n'abakristo bo mu Ruhango. Niyo mpamvu baduherekeje kuriya, tuza muri ubwo buryohe nyine bw'ibyishimo. Muje muri Paruwasi ya Gikondo, ariko nk'uko mwabivuze ntabwo ari ubwa mbere mwakora ubutumwa, kandi hose mwarahageze. Hari ibimenyetso bibiri nshaka kugarukaho. Yego. Ejo babereka biro muzakoreramo, babicaje ku mugaragaro muri ya ntebe. Mwumvise mumeze mute? Ikimenyetso cya kabiri, muhabwa ubudiyakoni, mwari hano i Gikondo. Yego. Misa y'umuganura mwari hano i Gikondo. Noneho ejo ku by'akarusho mugeze mu kiliziya, murongeye mukorerwaho umuhango wo gupfuka muhabwa umugisha kuri alitari rwose. Kuri alitari. Ibimenyetso bibiri kuri mwebwe bibibutsa iki mu muhamagaro wa gisaseridoti cyangwa se mu mubano wa Gikondo namwe? Ndahera mu mubano w'Imana n'umusaseridoti. Iriya biro aho padiri yakirira abakristo, ni ahantu hakomeye cyane. Tuhakirira abarushye n'abaremerewe, ariko bifuza ko ibyabo byaba mu ibanga by'umusaseridoti n'Imana. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane. Kuba baranyakiriye hariya ni ukuvuga ngo niwicara hano rwose abo uzajya wakira, ujye wakirana ibyishimo, kandi icyo Imana yampaye nanjye ngiha abaza bansanga. Ubundi nicyo kimenyetso gikomeye cyane kinagaragaza no kuba turi hariya mu biro bya padiri mukuru. Ikindi cya kabiri cy'ikimenyetso twakorewe hariya mu kiliziya, cya mbere cyo nagira ngo mbabwire ko ari ikimenyetso gikomeye cyane cyanshimishije, cyaje kinatunguranye. Wenda ndaza kubaza padiri provincial niba yari yarabiteguye, ariko ni ikimenyetso rwose kindenze. Hari ahantu niho twitagatifuriza, niho imbaga y'abakristo twese duhurira tuje kongera kuzamurira Yezu ibyacu byose. Niho hantu hakomeye cyane Yezu yigaragariza mu buryo bw'agatangaza. Niho hantu hakomeye cyane naherewe ubudiyakoni bwanjye. Yewe urumva ko ni ikimenyetso byibuze kigaragaza ko Imana yadutoye, yifuza ko byose dukora tujya tubikora mu bwiyoroshye. Niyo mpamvu rero umuntu uri hariya mu by'ukuri yakagombye kuba aca bugufi ku mutima no ku mubiri. Kuba rero barandambuye ibiganza hari imbere ya alitari ni ikimenyetso kinyibutsa ko imbere y'Imana uzi neza kuri gukorera abakristo, ugomba guca bugufi kandi byose ukabyegereza uwagutumye ari we Yezu Kristo. Mu ncamake rero niko nabihina, ariko ni ibimenyetso bibiri bikomeye cyane kandi biboneka gake gashoboka. Gake gashoboka. Nyakubahwa Padiri turabashimiye, ariko twagira ngo mbere yo gusoza tubabaze akandi kabazo k'amatsiko. Mukurikije igihe gito mumaze mu Ruhango, ni iki muzakomeza gukumbura mu butumwa mwahawe Ruhango muri iyo myaka 2 n'amezi? Ruhango nari nkikunda cyane kuko nibwo yari igeze igihe cyo kwikorera. Ntabwo biri kure cyane ya Gikondo, kubera ko nagiye hariya mu mwaka wa 2023 tugiye kubaka kugira ngo tuzatahe na kiliziya. Twabigejejweho rero n'Imana n'abakristo, twari natwe tukirwana no gusoza kwishyura umwenda. Yabigeze kure cyane rwose, hari hasigaye dukeya cyane. Urumva ko icyiciro cya kigezeho cyari icyiciro cy'uburyohe
guhuza imbaga y'abantu n'Imana, tushimira Imana yo yaduhaye icyo gikorwa cyiza. Urumva ko ako ni akamenyetso gakomeye cyane kari gakomeje kunezeza umutima wanjye n'abakristu rero bo mu Ruhango. Nzabikomereza hano rero. Hano twavuze kenshi byiza Imana yatugire tutakiriziya, tuvuga byinshi Imana iduha ibikorwa remezo bigaragiye kiliziya. Numva rero igihe cyari kigeze, ngiriwe amahirwe adasanzwe, nje hano Arkidiocese ya Kigali kwizihiza yubile, ariko n'umwaka utaha nabonye paruwasi yacu izaba iri kuzuza yubile imyaka 50. Urumva ko twebwe nidushyira no ku rutonde ibyo dushimira Imana, tumva tutabona ukuntu twabyandika, ni byinshi cyane. Birashaka rero ko uyu mwaka tujye gutangira, uyu mwaka turimo dutegura neza, tugende tujonjora ibyo Imana rwose tukwiye kwibwira bitunyuze umutima. Naho twagize intege nke, urabona ko ibyaduhaye ni byinshi, ntabwo twabura intege nke, naho tugategura ukuntu tuzayisaba imbabazi, nacyo yubile ivuga. Numva rero ibyo ngibyo rwose bizambera nanone ibyishimo bikomeye cyane n'abakristo muri paruwase ya Gikondo, kuko yubile ndumva ari cyo kintu gikomeye cyane kizabumbira hamwe ibisingizo tuzagenera Yezu mu myaka 50 iyi paruwasi maze ishinga. Muhabwa ubutumwa bwa Gikondo mu Ruhango, ubwo mwavaga Gikondo mwasize YouTube ya paruwasi itaravuka. Yego, iri mu mushinga ariko rwose none musanze fatisha ka telefone ntabwo bigoranye. Ni iki mubona mujya muyikurikira, ni iki mushobora uvuga ati iyi YouTube ya paruwasi tugomba kuyimbaga, ni iki mwumva mwazashyiramo imbaraga kugira ngo igere ku ntera yarigezeho? Nabanza kwisegura gato ko ntabwo menyereye cyane iby'ikoranabuhanga, ariko nk'ibyo numvaga twagomba gukora hariya hepfo mu Ruhango, ikintu cya mbere ni ugusigasira amakuru, kubika amakuru neza, tukayabika, mbese tukagira archive y'amakuru. Kuko urabona itangazamakuru YouTube ikimara kuza, ntabwo ushobora kubara amakuru umaze guha isi yose. Ikibazo rero gikomeye cyane twakwibaza, ese umwana uzavuka muri iyi myaka turimo azamenya se ko Joseph yigeze akoresha YouTube, tukagira YouTube ikomeye cyane kuri urwo rwego? Ese amakuru azayasanga he? Icyo nicyo kintu cya mbere. Hanyuma icya kabiri kikurikira ni ukugerageza bwa buzima bwo hasi mu muryango remezo, tukaba aribwo buzima bwose tuzamura mu ikoranabuhanga. Hanyuma numva nsaba rwose Imana, nkabisaba n'abakristu bose bo muri paruwase ya Gikondo, baba ari bo bagenerwa bikorwa banateza imbere YouTube, kuko nabonye YouTube gifite abantu benshi bayireba, nabyo burya bishimisha Imana, bigashimisha n'ukora uwo murimo, kandi biranafasha, burya bifasha no gusenga. Numva rero ikintu cya mbere nzakora ni ukongera gutoza abakristo rwose, ufite intege nke koresha rwose urubuga ruduhuza twese nk'abakristo muri paruwasi ya Gikondo, kandi numva rwose bifasha benshi. Cyanyuma rero numvaga Imana nidufasha, ni byiza cyane kongera kugira umwanya imfashanyigisho nayo tukayisanga kuri YouTube. Niba twateguye tukavuga tuti uyu mwaka turi guhimbaza yubile ya Arkidiocese ya Kigali, ese nihe twahuza yubile ya Arkidiocese ya Kigali na paruwasi ya Gikondo, tukagira akantu kazagumaho, n'uzaza inyuma yacu azasangaho n'ubuzima bw'umuryango remezo n'ubw'urugo tukabinyuzaho. Numva rero ari akantu numva rwose, sinzi ukuntu archive bayikora ikoranabuhanga, ariko numva rwose kuba YouTube aho igeze byazatekerezwaho kandi bigakorwa neza. Hanyuma tukazagira rwose na rimwe mu mwaka tukazajya duhimbaza byibuze nk'uko Papa Francisco yabidusigiye umunsi mukuru itangazamakuru, tukanahimbaza umunsi mukuru wa YouTube. Cyuza tukazagirirwa amahirwe, tukagira projection nini cyane, tugatumiza abakristu, tugaprojeta, tukagaragaza amateka y'iterambere ry'i YouTube ya paruwase. Bizaba ari byiza cyane.
urazi ukuntu ari umunezero kubona umukristo wa mbere wabatirijwe hano, tukanyuza ayo mashusho, YouTube nayo ikabidufashamo, tukabihuza. Nanjye vango na struggle YouTube yanyuzemo, tukatubihimbaza buri mwaka, tukabihuza na wa munsi mukuru papa yadushyiriyeho w'itangazamakuru. Bizaba ari byiza cyane. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Murakoze rwose. Ubutumwa bwiza muri paruwasi musanzwemo, mwari musanzwemo, ikaze ubutumwa bwiza. Murakoze cyane kuri akanya keza mu mpaye, kandi nsuhuza n'abakristo bacu. Murakoze cyane. Murakoze. Nk'uko rero twahoze tubivuga, tugeze ku musozo w'imihango yaberaga aha ngaha guhera mu gitondo, nyuma y'igitambo cya misa, nyuma yo kwakira abasaseredoti baje mu butumwa ndetse n'abarangije ubutumwa hano muri paruwasi ya Gikondo. Tugeze ku musozi rero w'imihango yose yaberaga aha ngaha kuri uyu munsi w'igicamunsi ku cyumweru. Tukaba tugize n'amahirwe yo kuganira na Padiri mukuru, Padiri Dominique Tumanyine, kugira ngo atugezeho ibyiyumviro bye, amarangamutima ye nyuma yo kwinjira mu nshingano nyamukuru. Bakristo bavandimwe rero, nshuti mwese mwadukurikiraga, tukaba tubashimiye ko mwabanye natwe umunsi wose. Twifurije umugisha, Nyagasani abaho umugisha, mwese mugire amahoro y'Imana. Nyagasani twese aduhana umugisha. Mwari kumwe na Joseph Mukiza Igikondo, mugire umunsi mwiza naho ubutaha.